Munkundire mbaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi ryacu, aho tugiye kwiga uburyo bwiza bw'uko wabaza inzira mu cyongereza. Uramutse uri nko mu gihugu wakoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa se uri ahantu ukeneye kuba wabaza inzira cyangwa ushaka kurangisha ahantu, warangisha ute? Uramutse se bakurangishije ni gute ushobora kuba noneho warangira umuntu? Aha ngaha muri introduction turi kuvuga ngo knowing how to ask direction is one of the most useful English skills, especially when you travel, get lost, or want to find a place. Kuba wamenya kubaza inzira ni ikintu cy'ingenzi cyane mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se n'ubumenyi bw'ingenzi cyane, kubera yuko iyo uri gutembera cyangwa se wenda wayobye cyangwa ushaka kumenya ahantu runaka, nibwo buryo bwiza ushobora kuba wabazamo igihe. Ikindi aha ngaha iri somo riraza kuba ryagufasha kumenya kubaza amerekezo cyangwa ahantu runaka neza mu buryo bwiyubashye, ukamenya ibisubizo ugomba gusubiza, ukamenya verbs zikunze gukoreshwa, ikindi ukamenya na prepositions zikunze kuba zakoreshwa aho ngaho. Uraza kubona interuro ushobora kuba n'ubundi ushobora kuba wavuga zisanzwe wakoresha, ubundi ukaba ushobora kuba wavuga na confidence ukoresheje za nteruro n'ubundi mu gihe ushaka kubaza ahantu runaka ushaka kujya. Aha ngaha rero kuri verb zikoreshwa cyane iyo turi kubaza amerekezo cyangwa se ahantu cyangwa inzira, harimo go, ushobora kuba kubaza cyangwa kuranga. Tukagira go, kujya, turn no guhindukira, work no kugenda n'amaguru, continue no gukomeza, stop no guhagarara, follow no gukurikira, cross no kwambuka. Aha ngaha mu ngero dufite go straight. Rero dukoresheje ya verb to go, ya go straight. Ni ukuvuga ngo genda imbere, ni ukubwira ngo go straight ni ukugenda imbere udakase, ugakomeza kugenda n'ahantu hamwe ukase. Hakaza turn right, ni ya turn twabonye yo guhindukira, ahubwo ngo hindukira iburyo cyangwa se kata iburyo. Tukagira turn left. Aha ngaha ni ukubwira ngo hindukira ibumoso, hindukira ibumoso cyangwa se kata ibumoso. Tukongera tukagira preposition z'ingenzi cyane zikoreshwa mu kubaza inzira. Aha ngaha dufitemo near. Near ivuga hafi. Iyindi ni far from. Far from ivuga kure uvuye. Iyindi tukagira next to, ni ruhande rwa. Tukagira in front of, imbere ya. Tukagira behind, inyuma ya. Tukagira between, hagati y'ibintu runaka. Aha ngaha ingero dufite the school is near the road. Ishuri riri hafi y'umuhanda cyangwa se riri ruhande rw'umuhanda. Ahandi dufite urundi rugero ni the bank is behind the market. Banki iri inyuma y'isoko. The bank is behind the market. Banki iri inyuma y'isoko. Okay, aho ngaho ni za prepositions twari turi kureba zifashishwa cyangwa se indangahantu. Aha ngaha tukaba dufite polite ways to start a question, uburyo bwiza bwo gukoresha iyo ugiye kubaza ikibazo, mu gihe ugiye nko kubaza niba bakurangira ahantu runaka wifuza kujya. Aha ngaha dufite excuse me. Mu gihe nko kubaza nk'umuntu wenda yarahuze cyangwa hari ibindi arimo, ushobora gutangira uvuga ngo excuse me, mwihangane, ukaba wahita ubaza ikibazo. Cyangwa se sorry, ubundi ukaba wabaza ukabanza ijambo mbere yo kuba wabaza ikibazo. Urugero ukavuga ngo excuse me, can you help me? Excuse me, mwihangane mwamfasha? Cyangwa se sorry, mbabarira mwamfasha? Nabyo birashoboka cyane. Could you tell me? Mwambwira? Okay, aha ngaha utangije ayo magambo biba byiza cyane. Excuse me, sorry, uburyo bwiza bwo kubaza can you help me, and ukaba wababwira icyo ushaka kubabaza. Can you help me? May you tell me where is the market? Wambwira ahantu isoko riri. Aha ngaha turaje turebe ibibazo ushobora kuba wabaza umuntu mu gihe urangisha, ariko ubwo nibwo buryo bwiza bwo kuba watangira ikibazo mu gihe ugiye kubaza. Excuse me, ukaba wahita ubaza. Sorry, ukaba wahita ubaza. Can you help me? Umuntu ukahita umubwira ikibazo ufite. Could you help me? Umuntu ukahita umubaza. Twagiye. Aha ngaha dufite interuro ushobora kuba wakoresha mu gihe uri kuba wabaza ibibazo
ndetse ahangaha nkakwereka n'icyo bisobanuye mu kinyarwanda. Ahangaha mfite excuse me, can you help me find this place? Mwihangane, mwamfasha gushaka ahantu, urugero n'ahantu runaka utazi ariko uri kuharangisha. Ushobora rero kuba wabaza excuse me, can you help me find this place? Mwihangane, mwamfasha gushaka ahantu mu gihe uri kurangisha bakaba bakurangira. Cyangwa se ukaba wabaza uti excuse me, can you tell me how to get to the bus station? Excuse me, can you tell me how to get to the bus station? Mwihangane, mwambwira uko nagera kuri gare? Aho ngaho bakaba bakurangira kubwira ngo go straight. Wenda urugero turaza turebe ibisubizo bishobora kuba byabaho, ushobora kuba bagusubiza bikurangira aho uri bujye uko uri buhagere. Ikindi kibazo ushobora kuba wabaza ni can you please show me the way to the nearest hospital? Mwanyereka inzira ya hafi yangeza ku bitaro, cyangwa se mwashobora kunyereka inzira ijya ku bitaro biri hafi. Yego, ahangaha ni ukuvuga ngo yashakaga kugera ku bitaro biri hafi. Ukaba wabaza uti can you please show me the way to the nearest hospital? Mwashobora kunyereka inzira ijya ku bitaro biri hafi. Okay. Iyindi nteruro ni could you tell me which way the bank is? Mwanyereka inzira ijya kuri banki. Mwanyereka inzira ijya kuri banki. Okay. Iyindi nteruro ni is the supermarket far from here? Supermarket iri kure yaha. Supermarket iri kure yaha. Is the supermarket far from here? Aho ngaho naho ukaba waba ubajije niba supermarket iri kure cyangwa se iri hafi. Supermarket iri kure yaha. Urundi rugero dufite rw'interuro ni is the school close to this place? Ishuri ryegereye aha hantu. Is the school close to this place? Okay, tugeze ahangaha. Is the school close to this place? Ishuri ryegereye aha hantu. Ubundi bakaba bagusubiza. Ahangaha twaba dufite how long does it take to walk there? Bifata igihe kingana iki kuhagera n'amaguru? Bifata igihe kingana iki kuhagera n'amaguru? Yego. Ahandi dufite ni hano hasi. Urundi rugero can you show me the location on the map? Can you show me the location on the map? Mwamfasha mukanyereka aho hantu ku ikarita. Can you help me? Can you show me the location on the map? Mwamfasha mukanyereka ahantu ku ikarita. Okay, tukaza tukongera tukagira none hano hasi urundi rugero do I need to go straight to reach the market? Do I need to go straight to reach the market? Nyeneye kugenda imbere. Nyeneye kugenda imbere naho nkase ngo ngere ku isoko. Ubwo ni igihe uri kubaza niba nta handi hantu ufite gukata kugira ngo ugere ku isoko. Do I need to go straight? Do I need to go straight to reach the market? Nyeneye kugenda imbere naho nkase ngo ngere ku isoko. Ahandi ni urundi rugero dufite ari rwo rwuru. Okay, should I turn left after the traffic lights? Ese ndakata ibumoso nyuma yuko ngeza kuri ferrouge cyangwa se amatara yo mu muhanda? Ngomba gukata ibumoso nyuma y'amatara yo mu muhanda. Should I turn left after the traffic lights? Okay, izi nteruro wagenda uzireba uzisubiramo ukamenyera kuzivuga. Ku buryo ushobora kuba wazibaza. Like shadow them. Nyine ukagerageza kumenya uburyo nzivuga nawe ukabasha kuba wazisubiramo. Should I turn right at the next junction? Ese ngomba guhindukira iburyo aho imihanda ihurira imbere? Aho imihanda iri buhurira imbere nkati iburyo. Okay, aho ni kuri kubaza. Ahangaha noneho ukaba wabaza I'm looking for this dress. I'm looking for this address. I'm looking for this address. Could you help me? Ndimo ndashaka iyi address, mwamfasha? I'm looking for this address. Could you help me? Ndimo ndareba ino address, mwamfasha? Ahangaha tukaba dufite is there a restaurant near this area? Hari restaurant yegereye aha? Hari restaurant hafi yaha? Okay, aho ngaho noneho akaba bagusubiza.
Noneho ahangaha iyindi nteruro ni thank you very much for the directions. Murakoze cyane kunyobora inzira. Urundi rugero ni can I reach the hotel by walking or do I need the transport? Nagera kuri hoteli n'amaguru cyangwa nkeneye ikinyabiziga cy'intwari. Can I reach the hotel by walking or do I need the transport? Nagera kuri hoteli n'amaguru cyangwa nkeneye ikinyabiziga cy'intwari. Okay. Ahandi ni do you know where I can find a supermarket around here? Mwaba muzi aho nabona supermarket hafi aha? Hano hafi? Do you know where I can find supermarket around here? Okay, kaba gusubiza. Where does this road lead if I continue walking? Ese uyu muhanda ujya he ndamutse nkomeje kuwugenda? Where does this road lead if I continue walking? Ndamutse nkomeje kugenda uyu muhanda wangeza hehe? Ahangaha twaba dufite iyindi nteruro. Is this the correct road to the city center? Is this the correct road to the city center? Uyu niwo muhanda ujya mu mujyi rwagati? Okay, ahangaho nabwo bakaba bagusubiza. Niba ushobora kuba wabaza uri kurangisha aho ugana. I think I'm lost. Could you please help me find my way? I think I'm lost. Could you please help me find my way? Ndatekereza nataye inzira cyangwa se ndatekereza nayobye. Mwamfasha gushaka inzira yanjye. Okay. Iyindi nteruro ni can you point me in the right direction so I don't get lost again? Ese mwanyereka inzira noneho ya nyayo kugira ngo ntongera kuyoba? Mwanyerekeza mu nzira ya nyayo kugira ngo ntongera kuyoba? Can you point me in the right direction so I don't get lost again? Can you point me in the right direction so I don't get lost again? Okay. Ibyo ni ibibazo bitandukanye ushobora kuba wabaza mu gihe uri kurangisha direction cyangwa aho ugana. Ahangaha twaba dufite ibisubizo ushobora kuba wasubiza. Ushobora kuvuga ngo go straight for 2 minutes. Ngenda imbere ho nk'iminota 2. Kuvuga ngo komeza ugende imbere udakase nk'iminota 2. Cyangwa se akaba yagusubiza ngo turn left at the corner. Ukate ibumoso mu ikoni riri imbere, mu ikoni. Ukate ibumoso mu ikoni. Ahandi ni turn right after the building. Nyuma y'inyubako ukate iburyo. Turn right after the building. Ukate iburyo inyuma y'inyubako cyangwa uhindukire iburyo inyuma y'inyubako. Ahangaha ushobora no gusubiza ngo it's near, just walk a little. Ni hafi, komeza ugendeho gato, gendaho gato. Cyangwa it's far, you need a taxi. Oya ni kure, ukeneye taxi. It's next to the pharmacy. Ni iruhande rwa farumasi. You will see it in front of you. Uraza kuhabona imbere yawe. Cyangwa se urayibona imbere yawe. Urugendo niba ari nka pharmacy yakubazaga, niba ari hotel yakubazaga, you can say you will see it in front of you. Uraza kuyibona imbere yawe. Okay, reka tugire kino kiganiro gitoya ushobora kuba wakwigiramo ukareba uko abantu babaza ndetse hariho n'ibisobanuro. Hano dufite excuse me, how can I get to the bank? Mwihangane, ni gute nagera kuri banki? Mwihangane, ni gute nagera kuri banki? Hano dufite B agasubiza ati go straight, then turn right at the traffic lights. Genda imbere uhindukire iburyo ku matara yo mu muhanda, cyangwa se agenda imbere ukate iburyo kuri ferrouge. Ahangaha B akabashubije A akaba yasubiza ati thank you very much, murakoze cyane. B ati you are welcome, nta kibazo. So reka turone no pronunciation, uburyo bivugwamo neza mbere yuko dusoza nkabaha homework y'ibyo mugomba gukora. Ahangaha reka twumve uburyo bigenda bisomwa. For example, usubiremo uko ndi gusoma. Excuse me, can you help me? Shaka usubiramo excuse me, can you help me? Tukagira iyindi nteruro. How do I get to the market? How do I get to the market? Tukongera tukagira iyindi nteruro hasi. Turn left, turn left, turn left. Ahandi go straight, go straight, go straight. Ahandi is it far from here? Is it far from here? Okay, nizere ko aho ngaho ubashije kuba
byibuze wamenya nuko bisomwa n'ibindi wagiye ubyumva ku buryo ushobora kuba wabisubiramo. Naho mu mwaka rero mbahaye cyangwa practice, uburyo bwo kwimenyereza, uze kwandika interuro 5 ugendeye kuri zira twagiye twandika ubaza direction. Wazandika uzireba ubundi ukagerageza no kugenda uzandika utazireba ubaza direction, ukagerageza no kuzivuga. Aribwo ubundi iyindi exercise ushobora gukora ni uguhagarara hanze y'inzu yawe ukagerageza cyangwa se yahuba ukagerageza kuharanga uburyo wahagera uturutse mu muhanda munini. Okay, uturutse ku muhanda ugera mu rugo ukagerageza kuharanga neza uburyo wagera aho ngaho mu rugo. Ikindi nshaka gukora nuko ureba ziriya nteruro twagiye twiga zose ukagenda uzisubiramo, atari uyu munsi gusa ahubwo buri munsi ukagerageza kuzisubiramo uzivuga. Ibyo bizagufasha kugira ngo ubashe kumenya kuzikoresha neza kandi no kuzivuga neza cyane. Okay, nizere yuko rero isomo ry'uyu munsi mwarikunze kandi ubu udashobora kuba wayiba, udashobora kuba wananirwa kubaza ahantu runaka ushaka kuba wajya, utananirwa kubaza aho ibitaro biri, utananirwa kubaza aho isoko riri, bikaba byakorohera cyangwa se ukaba ushobora kuba nawe ushobora kuba warangira umuntu akambwira ngo kati iburyo, komeza ujye imbere, komeza ugendeho iminota 5, ukaba washobora kurangira umuntu neza ati nugera imbere ahangaha ukate ibumoso, ukaba warangira umuntu. So nizere ko mwakunze isomo, mwari kumwe na Teacher Isaac. Ubundi ndabakunda cyane, dusubire mu isomo ry'ubutaha. Bye bye, ciao ciao.